radiyo agasaro kaburaga ivugira irondore mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kumwe nanjye Venuste Nshimiyimana. Kuri uyu wa kabiri abantu ibihumbi n'ibihumbi bakoze imyigaragambyo mu mijyi itandukanye muri Afurika y'Epfo basaba ko abanyamahanga badafite ibyangombwa bava muri icyo gihugu. Iyo myigaragambyo yakurikiye ibikorwa bimaze ibyumweru biyobowe n'amatsinda y'abaturage yita ko arengera inyungu z'abaturage. Yari yashyizeho itariki ya 30 Kamena nk'igihe ntarengwa abanyamahanga badafite ibyangombwa bagombaga kuba bavuye mu gihugu. Ibyo bikorwa byatumye abantu ibihumbi bahunga ingo zabo kandi bivugwa ko byahitanye abantu 4. Polisi yari yoherejwe ku bwinshi hirya no hino mu gihugu kugira ngo ikumire indi mirwano. Kugira ngo dusobanukirwe ibyabaye, icyo bisobanuye kubimukira ku baturage no kuri leta ya Afurika y'Epfo, turaganira na Jean-Marie Niyibizi uri mu ntara ya Gauteng. Ngwaye ikaze kuri radiyo agasaro kaburaga. Murakoze bwana Nshimiyimana, natwe turabashuje kandi tunejejwe nuko twongeye kuganira kuri iki kibazo kihaza inshinga abanyamahanga benshi bari muri kino gihugu. Mbere ya byose watubwira aho uri n'ibiri kubera aho hantu muri aka kanya? Ngewe ndi mu mujyi wa Johannesburg, ubu ni ukuvuga ngo ni mu ntara irimo hagati mu gihugu yitwa Gauteng. Muri aka mwanya rwose niho ibyo biri kuba iruhande rwanjye. Ntago ari kure cyane, ni nko mu birometero nka 5-6 gutyo, ntago ari kure cyane. Iyi myigaragambyo yatangiye ryari yariteganijwe, abantu bose bari bazi ko kuri tariki ya 30 z'ukwa gatandatu ariho izaba. Habaye iki? Niki mwabonye kuva mubyutse kugeza amagingo aya? Nibyo, nta gitunguranye kirimo. Imyigaragambyo yariteganyijwe rwose ko batanze icyo nakita kumenyesha bihagije. Hashize igihe kinini cyane leta ibizi ko ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 bazakora imyigaragambyo simusiga. Ari nabwo babwiraga bamenyesha leta ko bifuza ko abanyamahanga bose badafite ibyangombwa bazaba bavuye muri kino gihugu, ndetse hakabamo n'abandi bakabya bati twe turashaka abanyamahanga bose, abafite ibyangombwa n'abadafite ibyangombwa bose ko bava muri iki gihugu. Rero ni imyigaragambyo mu by'ukuri navuga ngo leta yarayimenyeshejwe, yaranayitegura, ndetse ishyiraho n'abapolisi benshi n'izindi ngamba zikomeye cyane nko kubaha imodoka zishoboka, indege zishoboka za helicopter, kugira ngo babashe gukurikirana mu buce butandukanye muri provinces zitandukanye za kino gihugu uko ibintu biri gukorwa. Mu gitondo rero ubwo bitangira, hari nko mu masaha yandi ya nyuma y'uko akazi gatangirwa no mu masaa 2 saa 3 ngaho. Imyigaragambyo ikaba yiteganyijwe gutangira kuri ayo masaha kugera ahagana nko mu masaa 9 z'umugoroba. Niko uruhushya rwabo rwari rumeze, niko leta yari yarubahaye rumeze. None se iyo myigaragambyo ikomeje gukorwa mu ituze nk'uko byari biteganijwe, cyangwa se hari ibikorwa by'urugomo byayigaragayemo? Henshi na henshi aho twagiye tubona cyane nk'ahangaha ndi bugufi naho rwose harimo ituze rigaragara, ariko kandi andi mashusho yaturukaga muri provinces zitandukanye hirya no hino mu gihugu, hari aho byagaragaraga ko abantu bari guhohotera abanyamahanga. Ukabona bari kuhondagura imiryango yabo, bagakata inzugi donc za gate, bakinjira mu mazu, bakinjira mu bigo, bakajya gusohoramwe abanyamahanga. Hari amwe bakubiswe, hari ibyo twabonye rwose, hari mwakubiswe, harimo n'abafashwe birumvikana bavuga bati nta byangombwa bari bafite. Ibyo byabaye hirya no hino hatandukanye muri za province. Abimukira bo ubwabo bameze bate magingo aya? Bafite ubwoba? Hari abamaze guhunga? Hari aho nabonaga nk'abo muri Zimbabwe bagiye ku biro bikuru bya ambasade yabo bya konsula aho basaga naho bahungiye. Bimeze gute kubimukira? Nibyo koko, abanyamahanga bose bari ahangaha, imwe n'abanyagihugu bafite n'ubwoba, ariko ku bigeze ku banyamahanga birumvikana ko birakabije cyane. Bagize ubwoba, benshi bigumiye mu mazu yabo, ntibasohotse, nta utambatamba, nta ugendagenda mu muhanda, nta uri mu mirimo. Mbega muri rusange ubuzima bwahagaze, nta muntu uri gukora. Noneho rero abangaba bamwe bafite za ambasade na za konsula zabo hamwe hano muri South Africa, abo bagerageze kugenda bazegera, barababwira bati mudufashe rwose twitahire.
hanatanga urugero nka leta ya Malawi yohereje amabisi menshi cyane kugira ngo baze gufata abantu babo bagiye babarundarundanya hariya ku umupaka wa South Africa na Zimbabwe kuri frontiere yitwa Musina. Aho rwose harunze abantu benshi cyane bagera ku bihumbi 10 birenga. Abandi hari muri camp de transit aho bita Durban hariya muri KwaZulu Natal. Abo nabo bategereje kugira ngo amabasi abajyane barunde kwiyo barriere, nabo bategereje ko leta yabo yazi kabatwara. Rero hari abantu benshi bagera nko ku bihumbi 10 niba ntibeshye, dukurikije uko amakuru yari kubitanga amakuru ya hano local ibinyamakuru bya hano local byabyerekanaga, n'abantu benshi cyane. Abandi rero nabo babashije kugenda begera za ambasade zabo nyine hano muri za Pretoria, barahungira basaba ko barindirwa umutekano. Nuko uko imeze kugeza ubu. Hirya no hino mu gihugu ahabera iyo myigaragambyo, abaturage barayishyigikiye cyangwa se harimo abayirwanya? Hari abo twagiye tubona rwose, tuvuge nka Cape Town, abantu bavuga bati abanyamahanga nibagende, ntitubashaka, ntidushaka kubabona ahangaha. Ariko kandi ukabona ko hari n'abandi bavuga bati no, ntago twifuza yuko Afrika icikamo nk'ibice, ntago twifuza ko South Africa nayo yacikamo ibice kubera ko hari abanyamahanga bari ahangaha. Ibibazo byacu dufite ntabwo tubiterwa n'abanyamahanga. Ibi ni ibibazo dufite dukomora ku mateka y'igihugu cyacu twanyuzemo mu gihe cya apartheid kugeza na n'ubu. Leta ikaba itarigeze igira icyo bikoraho kigaragara kugira ngo iki kibazo kirangire. Abati rero ntabwo twe twumva ko ari byiza ko leta cyangwa se abanyagihugu bafata uno murongo wo kwirukana abanyamahanga buri bende buno buryo. Kugeza aho rero bafashe ibyo nakwita nk'ibyapa bihagarara ku muhanda bavuga bati no to xenophobia, bishatse kuvuga ngo rwose turi kwamagana urwango rwo kwanga abanyamahanga, ubwoba duterwa n'abanyamahanga. Ibi turabirwanye, turabyanze. Hari abagiye rwose babyamagana bakabona ko ari ibikorwa bigayise. Mu byo wumva abaturage bavuga, ikibazo nyamukuru nabimukira koko cyangwa se n'ubushomeri n'ubukungu bwifashe nabi? Ntekereza ko abaturage bo kubera urumva abaturage basama bikiriza iyo bateye, ntabwo benshi bari basobanukirwa neza ko ikibazo bafite ari ubukungu bumeze nabi bw'igihugu, aho badashobora kubona akazi gakwiye ka buri muntu wese ahangaha. Barahindukira rero bakayibonamo abanyamahanga. Noneho babandi barusahurira mu nduru cyangwa se na bamwe mu banyapolitiki bazi kwatsa nyine umuriro, bo baravuga bati ikibazo muri kugiterwa nuko hari abanyamahanga baza bakabatwarira utuzi duto duto cyangwa se bagakora utuzi duto duto. Noneho ibyo abanyagihugu bagatekereza ko ari byo. Ubwo nta handi nk'umuntu ubona nk'umuntu yafunguye nka ka salon, umuntu akaba ari umumecanicien, umuntu akaba ari tuvuge umuntu wicururiza afite nk'iduka hariya. Abanyapolitiki bamwe rero bakabumvisha yuko kuba badafite akazi abanyagihugu ba hano ibyo biterwa n'abo banyamahanga babatwaye utuzi duto cyane. Ariko mu by'ukuri ikibazo nyamukuru mu bukungu bw'igihugu utasaranganyijwe neza kugeza kuri uyu munota. Rwose abanyafurika y'epfo babirabura babayeho nabi cyane, kuko navuga nko kuri 32 n'ibice birenga nka 7 ni abantu bari mu bushomeri b'urubyiruko cyane bari mu bushomeri. Ibyo rero ni ibibazo bitigeze bikemurwa na leta kuva uko zagiye zikurikirana kuva muri 1994 babona ubwigenge kugeza na n'ubu ngubu. Ntabwo ibibazo by'ubukungu byigeze bikemuka. Ubasaranganye ibyiza by'igihugu ahanini byikubiwe n'abazungu gusa, uroye n'abirabura bake cyane bari hejuru bafite agatuza. Abo rero nibo mu by'ukuri navuga bihari umutungo munini w'igihugu. Ibyo rero bikagira ingaruka kuri abaturage bandi basigaye batanabisobanukiwe neza cyane. Polisi cyangwa inzego z'umutekano zabyitwayemo gute? Baragerageza guhosha ibintu? Kugeza ubu polisi rwose yakoze akazi neza cyane, nk'uko nigeze kubivuga mu kanya kashize. Bafite ibikoresho bihagije, bafite imodoka, bafite helicoptere zigenda zirora hirya no hino, bafite za drone nazo zibafasha kugenda bareba hirya no hino. Bari bashyizeho n'ubundi buryo kugira ngo
bakoresheje nyiri izo ndege n'ibindi bintu bashyiriho na za kamera zigera ku bihumbi nka 300 ngahe hari zirenga niba nibuka neza ntabwo uri bukumare neza, ariko baragerageje rwose n'ubu baracyagerageza gukoresha ibyo bikoresho byose no kumonitoringa uko abantu bari kwitwara, ku buryo ahenshi hanini rwose nabonye bakoze akazi ni keza cyane, nta criminality zagaragaye cyane. Ese ubona ikibazo cyakemurwa gute hatabayeho guhohotera abimukira? Njye ntekereza ko leta yahangaye ya South Africa niyo yagombye kuba yarakumiriye kino kibazo ko kibaho. Gute uburyo bwa mbere nubwo kudocumenta abantu, no kuvuga ngo abashinzwe hano hari service yitwa ngo Border Management Agency. Iyo Border Management Agency ni yagombye kumenya ngo abantu binjiye bate, bari mu gihugu gute, bafite ibihe byangombwa, abatabifite cyangwa se byarangiriyeho hano mu gihugu, ebo yabikoze iki kugira ngo bamonitoringe movement z'abantu binjira n'abasohoka. Urwo ni uruhande rumwe. Urundi ruhande ni urw'abantu twavuga baje basaba nk'ubuhungiro, basaba ubufasha muri Departement Home Affairs. Ndashaka kuvuga mbega abandi baturuka mu bihugu birimo intambara, cyangwa se hano batotezwa, cyangwa se abantu nk'abo ngabo mbega ari mu rwego runakita urwego ruri vulnerable. Abo ngabo Home Affairs yagombye kubaha ibyangombwa, noneho ikabakurikirana nabo abagiye gukoresha extension bakora extension ntibabime ibyangombwa, kuko hari aho Home Affairs navuga ko agiye giramo uruhare rwo gutinda guha abantu ibyangombwa cyangwa se kubongerera ibyangombwa byabo babesha baho uburenganzira bwo kuba muri kino gihugu, none bakazi nyuma y'amezi nka 6 umwaka se ukazajya kubona abantu babaye illegal, ntabwo bafite ibyangombwa biri ajuru. Aho rero ni uruhare ngende gushyira kuri leta mu by'ukuri, nibwo nabwo buryo bwiza ntekereza baramutse baregurarije abantu bakabaha ibyangombwa, Home Affairs ikabakurikirana neza, Border Management Agency igakurikirana abantu neza binjira n'abasohoka. Ntekereza ko ari bwo buryo bwiza bafixa ikibazo gusumbye ko bahohotera abantu bava ngo ni bagende basohoke bagende. Nibyo koko ntago mpakanya ko abantu batarimo badafite ibyangombwa barahari pe, ni nabenshi kandi, ariko kandi sinabwo buryo bwiza bwo kugira ngo bakemure icyo kibazo. Hari icyo wabonye cyagukoze ku mutima cyane muri iyi myigaragambyo? Kugeza ubu ngubu aho nagiye mbona hari aho nagiye mbona abantu bari kugerageza nk'uko nabivuze gato, bagerageza nko gushaka kumena nk'amaduka nk'ahangaha bugufi na bugufi ntuye muri quartier nabonye y'ahantu bita Bereya, bashatse kugira ngo bamena amaduka ari hariya, ariko nabonaga ari abantu bashaka bifite nk'inyota, kuko baheraga kuri za bottle stores, hariya bacuruza inzoga z'inyobwa nyine bisindisha n'ibidasindisha. Ahandi nabonye naho nigeze kubona ngira ngo ni muri KwaZulu-Natal, umuriro wari uri kwaka, ntabwo naruye neza niba hari umuntu waba watwiswe, kuko hano bajya bagera ingeso yo gutwika abantu, ariko umuriro wakaga bigaragara kuri televiziyo ko hari ikintu kigaragara nk'ikidasanzwe, cyangwa se iba ari inzu se iba ari iki. Ibyo nibyo nabashije kubona bijya gusa naho byankanze mu kuntu. Ahandi ntabwo ikindi nanone navaho cyankanze nuko kuntu bajya mu mazu bakubita ku muryango bamena inzugi kugira ngo binjire bavane nk'abantu babahohotera. Ibyo nibyo bintu navuga rwose nabashije kwibonera njye n'amaso yanjye, nkabona ko biteye impungenge. Jean-Marie Niyibizi uri i Gauteng muri Afurika y'Epfo, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane Bwana Venuste, turi kumwe rwose no gukomeza birebera bugufi na bugufi, ntago tuzi ngo buracyabu cyane iki ejo bizayimeze bite, uko muri kwibona niko turi kwibona, ariko no kubishyira amaboko y'Uwiteka tukareba uko biza kurangira.